materaniro hari umuntu wo mu gitsina gabo babwiye kwa muganga ko nta misemburo afite y'abagabo, kubw'iyo mpamvu ko adashobora kubana n'umugore, adashobora no kubyara. Imana irambwiye ngo imusubije ubuzima bwiwe. Nimba uri hano ugende ukore muvuma zose zijyanye no gushaka, uko ndabizi ko hari, Imana igusubije ubuzima bwawe ubaye musima. Undi muntu n'umuntu baroze bamenya ngo ntabwo azashaka, Imana itanze gushaka muri aya materaniro. Hari umuntu Imana ikije kano kanya, ugutwi ku ruhande rumwe nuvuga ngo yarushyiragaho telefone ntiyumve neza bikanga, ariko yashyira ngaha bikumva ngo ino hano. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, nishimiye ko urandya cyane ku buryo iyo ndi mu rugo mba nicaranye imfunguzo, njya kwa muganga bakampa imiti isanzwe, ntabwo mba nifuza ko wenda barebamo ariko byaranze, ariko isaha ku isaha ukugutwi kuranja. Telefone ntabwo navugira kuri telefone, nashizeho parireri ntibyakunda, nta kintu numva. N'ubu na gutya iyo nicaye ahangaha hari njya numva bimwe bya nyuma gusa, ibyinshi ntabwo mbyumva. No mu rugo yishyizeho telefone gutya ntabwo yumva. Ukugutwi ntabwo nkukoresha kuri telefone kuko nta kintu na kimwe numva, binsaba gushiraho parireri nkegereza kuri uku nguko. Okay, ugiye gukira kano kanya. Wowe kinini byamfashe niga mu wa kane primaire, ukugutwi ntabwo kumva. Ni ukuvuga ngo nimba umbwiriye hano ubwo ni uguhindukira ngewe nkakumviramo hano. na telefone wayishyiraho. Okay, mutange telefone yanyu hariya, mutange telefone zanyu hariya, muze babahamagare. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo nakwiriye. Mutuze, bagiye guhamagara uyu nguyu, kandi ibyo abaganga bananiwe Yesu arabishoboye. Kandi mukurikire hano, Imana ishobora gukiza umuntu umwe hano kugira ngo mwese mujye gute mukire. Umwanya muto bagiye kuguhamagara, ndabwira ku gutwi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abarwayi bose bazakira. Yesu mbonye umukiza, aka kanya kuno gutwi kurazibutse, uburwayi bwari burimo bwari kuzamwica, ariko uyu mwanya injeri n'ibindi byari birimo mu buzima bwiwe bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana urakoze ko igitangazo uremye kugutwi kugiye kumva kano kanya. La pate solevoma Josike. Amen, amen. Muhe bamuhamagare, ushobora kwitaba. Okay. Uramwumvishije? Muhe mikrofone tubyumve. Yakuzimije ngira ngo. Tubwire kano kanya uramwumvishije? Muhe mikrofone. Yego, mbashije kumva. Ku gutwi najyaga numva hari ibintu biri kwirukankamo, nkakozamwo igiti, mwatekereza ko wenda nanakijomba ahantu kure bikamviramo ibindi bibazo. Ubu nakoreshaga imfunguzo gusa, nizo mba nicaranye mu rugo. Ariko ukamuhereza Imana icyubahiro, iragukije burundu bwa burundu. Dukomere Imana amashyi menshi. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijoro, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndi